reka turebe aba batezi b'imipira y'imiterekano bamukura niba kabisa bayitera neza ariko utereka neza cyane Iradukunda Eritatu mu moso ye nziza cyane isize ikimuri niba hagurutse abafana bamukura piro iri kure cyane kabisa muri metero zirenga nka 30 hafi n'eshanu ngaho subira inyuma Iradukunda Eritatu attention isho terekamo Iradukunda Eritatu tatu aritakuma neza cyane kuri kufra muri metero 32 uvuye ku izamu aritonda mu mose isize ikimuri arafora arasharija azamura neza cyane umupira awukubita mu nkanga ya file umuzamu Kwizera Olivier arasimbuka agakuramo biranga mevese kimwe Rayon Sport ubusa Eritatu yanakwica umwana kabisa hereza umuzindaro uwo bita Kwizera Olivier yasimbutse yegwa nibyo ariko birangira aguye mu nka mupira w'uburi shoti riremereye cyane kabisa kufra inzira mugozi rekura shwanyaguza kabisa kari gato cyane no kuza kujya kureba ahubwo niba incundura zigifashe neza niba incundura ataziciye zidacitse kuko uyu musore kabisa afite ubukana bwinshi cyane burushwa ibitwaro bya kirimbuzi atazimereza amabareyo Emery Bayisengereyo terekamo ibyishimo byamukura bibanyi by'akanya gato abakiri bamukura babwira Jean-Luc turagaragaza kutari umuzamu ufite experience ati uhagaze nabi Emera muhondo umutwe agiye ku box ibintu bidashoboka umupira utereka mu rushundura Rayon Sport kimwe mukura kimwe. What a second half kabisa igice cya kabiri gitangiranye imbaraga abakinnyi bamukura abakunzi bamukura bagiserebuna n'abantu bari bataricara ahangaha muri VIP mu gitego karaga kufra atari uwitwa Emery araza gonga n'umutwana anticipa neza cyane amakosa akomeye cyane umuzamu Kwizera Jean-Luc waje yibamiye uri gutoragura isenene wagira ngo rwose ntamanukira mu mvura gutoragura isenene bagenda bazamuye amaboko batazi ibyari rwose kabisa ko ari igitego cy'umuzamu mutoya kabisa experience rwose cyangwa igitego kare akamuru n'amakuru yewe Moise umuro mucaki amaguru barakura Kasumani Moise aravuga ati ntabyo nabonye kimwe rero abashaka isakaro rya cyane muri Matros Materials Limited mpira kwa Bangala kino mpira kwa Tamwe Gongo guru waramukiranye 22 abareba barasamuka bihuta ku isegonda rya nyuma ry'umukino attention passe mbimbi cyane umukino ukaburangiye no kuri stade y'akarere ka Muhanga ama equipe yambaguye miswi igitego kimwe kuri kimwe akaroko umukino urangiye igitego cya equipe Rayon Sport cyatsinzwe na Bayisenge Emery igitego cya Mukura gitsindwa na Iradukunda Eritatu amanota 3 bayagabana Claude nguku ku birori bya ruhago byaberaga ngaha i Muhanga bihumuje neza cyane kabisa
match irangiye banganyije 1-1 igitego cya Elitatu cyahise cyishyurwa na Emery Bayisenge. Match reka birangiye amakipe yombi anganyije igitego 1-1 mu mikino 6 yeruka. Mukura yatsinze 2, Leti na 2 banganyije 2. Derby igiye kuzagira ushaho nyine kwegerana no kuryoha kurushaho. Ubwo rero Rugango uragira ngo nagushimira cyane, tugashimira abakozi ba Radio Rwanda badahwema kubana natwe, tugashimira equipe technique twakoranye na Claude Kwizera uyoboye gahunda za Radio Rwanda. Ibindi rero birumvikana, dushimira cyane Diane driver